Wakaze wowe kandi wongeye gufungura televiziyo yawe, radiyo yawe, telefone yawe, ukaba wongeye gutaninga kuri The Room of Righteous cyangwa se icumba c'abakiranutsi kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu by'ubutumwa bwiza kuko biri mu nshingano n'intego z'iyi platform ari kugira ngo tuvuge gukomera kwa Yesu, kugira neza kwa Yesu, umurimo wa Yesu, urukundo rwa Yesu, imbabazi za Yesu, tuvuge Yesu kuko niwe twahisemo. Ni ukuvuga ngo hano ku cumba c'abakiranutsi nta there is no room of religion. Ni ukuvuga ngo nta mwanya n'umwe dushiraho w'idini, ahubwo tuvuga Yesu Kristo, noneho injyana yacu ikaba iyo ngiyo. Ubu nyine rero twifuje gusangira namwe ijambo rivuga ngo Kristo niwe gihugu cacu conyine kimwe ciza kandi cuzuye amahoro. Muririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo mu ijuru ni igihugu cacu cuzuyemwo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza umukiza wacu. Ni ukuvuga ngo ahangaha turavuga Kristo not only as a person, not only as a redeemer, but also Christ as our dwelling, Christ as a place, Kristo nk'ubuturo bwacu, Kristo nk'igihugu cacu ciza cyuzuye amahoro dutuyemo kandi tuboneramwo amahoro. Muririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Twe rero birenze kuba imbere yawe, muri wowe Mana. Dawudi avuga neza aravuga ngo wamye uri ubuturo bwacu uhereye kera kose. Ngico igihugu tugira ngo tuganire nawe, igihugu kitabamwo intambara. Abaroma igice ca 8 umurongo wa mbere biravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ngiki igihugu ni kure y'induru, ni kure y'intambara, ni kure y'ibibi byose, nta rusaku rw'agahinda n'amarira n'imibabaro bibayo. Kuba muri ico gihugu niho hantu honyine gusa hari amahoro asesuye. Nta ndwara ibayo, nta mpfuvyi ishobora kuhakubitirwa, nta mva zibayo, nta bipoyo, nta marimba abayo. Abaho bose abari muri ico gihugu bafite amahoro. Kuba muri ico gihugu nico gihugu conyine dushobora guturizamo, dushobora kuruhukiramo, dushobora gushiriramo inyota. Ngici igihugu tugira ngo tuganire. Imana irema Adamu yabanjije imuremera ingobyi ya Edeni. Yabanjije imuremera Edeni ngo irangize irayipamba, ishiramwo ibintu byose yakenera. Harimo oxygene nziza, harimo inzuzi za Efrate na za Tigre. Izo zose habagaho oxygene nziza, harimo imbuto z'amoko yose. Nta ndwara yabagamo, zaba iz'ibyorezo, zaba silent killer,
zikoreye mu mubiri w'umuntu, ibyo byose ntibyabagayo. Dawudi yariho, Adamu yariho aguwe neza, ari mu mahoro, nta kibi cabagayo, nta gahinda kabagayo. Kandi ibyo nibyo byari ibyishimo by'Imana, ko umwana w'umuntu, ni nawe wari umugambi w'Imana, ko umwana w'umuntu aba ahantu heza hasa na Edeni. Hasa na Edeni, aho umwana w'umuntu atabasha kugira umubabaro wose. Iyi si turimo irimo ibibazo. Abakene barara bicaye, bababajwe n'ibibagoye, bababajwe n'imibiri. Abarwaye nta mahoro bafite, nabo barababaye. Abakire ntibaryama, barara mu mibare, nabo bafite stress. Iyi si yose, ibihugu bikize birimo ibibazo byinshi, ibikennye birimo ibibazo byinshi. Abakire bafite ibibazo, abakene bafite ibibazo. Muri iyi si nta hantu na hamwe wabonera amahoro keretse winjiye mu gihugu Imana yagambiriye neza, gisa na Edeni. Adamu yashiriweho Edeni kugira ngo azayibemo aguwe neza, anezerewe. Umwanzi Satani ashuka Adamu na Eva barya imbuto Imana yari yarababujije, bityo bisa n'ibigiye guperitiriba umugambi w'Imana. Kuko mu mugambi w'Imana Adamu yagombaga kurya atishicuye, Adamu Eva yagombaga kubyara atababaye. Ubutaka bwamezaga imyaka budahinzwe, budashizwemo ifumbire, ibintu byose byari parfait, 100%. ni ukuvuga ngo bari mu mahoro masa. Umwanzi amwirukanye mu ngobyi, bityo rero bigaragara nk'aho umugambi w'Imana utsinzwe, kuko bamaze gukora icyaha. Imana yabirukanye mu ngobyi ya Edeni. Ibihano rero biratangira, irababwira ngo muzaza murya mwishicuye, muzabyara mubabaye, nuko ubuzima burakomeza. Umwana w'umuntu, rya jambo yari yarabwiwe n'Imana rivuga ngo umunsi uzarya kuri iki giti no gupfa uzapfa, spiritually habayeho separation between God and man. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu atangira kwirwariza, ibibazo biratangira, imiruho iratangira, ibiriyo biratangira. Bukeye ntibizateye kabiri Gahini yica Abeli. Noneho ibibazo biba birabaye hanze ya Edeni. Abavukiye hanze ya Edeni bose bagirwaho n'ingaruka z'icyaha cya Adamu cyakozwe nawe, maze ubuzima bubi buba buratangiye. Intambara ziba ziratangiye zihereye kuri Kayini na Abeli. Imana bukeye yongera kugirana isezerano na Iburahimu, imusezeranya ko ubwoko bwe azabujana mu gihugu cya Kanani, igihugu cy'amahoro, igihugu cy'amata n'ubuki, kuko Bibiliya ibivuga. Cyari igihugu tipikema gishaka kugira ishusho ya Edeni, kuko yumvaga ko ubwoko bwayo yagiranye na isezerano bugomba kuzabaho mu gihugu cy'amata n'ubuki. Binyuze muri Yoshua binjira muri Kanani, ariko bageze muri Kanani nta mahoro bigeze babona. Intambara umunsi ku wundi, intambara umunsi ku wundi, intambara umunsi ku wundi, intambara umunsi ku wundi. Ya mahoro ntiyabasha kuboneka.
ariko mwibuke ko umugambi w'Imana ni ukugira ngo umwana w'umuntu azabeho mu mahoro masa. Muri Edeni biranze, muri Kanani ntibikunze. Imana ngo irangize ishaka igihugu ciza cuzuye amahoro kitagira ibibazo, ngo irangize yohereza umwana wayo Yesu Kristo. Muririmbyi yavuze neza, aravuga ngo kandi yazanywe no gushaka icari carazimiye, arapfa ku musaraba kugira ngo aducungure. Timoteyo arandika aravuga, Pawulo yandikira Timoteyo aravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye. Imana kwerekanwa ari umuntu, Imana ubwayo ikambara umuntu, ngo ikambara kamero k'umuntu, igapfa urupfu rubi, ikamanuka ikemera kuba umugaragu w'imbata, kugira ngo hirya yavuze, kugira ngo wa mugambi wayo udashobora udahinduka, kuko mu mugambi w'Imana kwari ukugira ngo umwana w'umuntu azabeho ubuzima bwiza buzira umuze, ubuzima butarimo ibibazo, ubuzima butarimo gupfusha, ubuzima butarimo izi stress zose n'irwaserere tubona. Noneho Satani we yibwira ko yamushoboye, kuko umwana w'umuntu yari avuye muri Edeni. Noneho kuva muri Edeni bisa n'ibihinduye umugambi w'Imana, ariko ntiwari wahindutse. Then Kanani nayo ntibabona amahoro. Imana ngo irangize yohereza Yesu Kristo. Pawulo yandikira Abagalatiya arababwira ngo igihe gikwiriye ibice 4 gisohoye, Imana yohereza umwana wayo kugira ngo azacungure twebwe abari mu isi. Ni ukuvuga ngo noneho ca kizazi cagiye kigira ibibazo kuva muri Adamu, ca kizazi gisa n'icari caragiweho umuvumo, noneho Imana ishaka kuwukuraho, kuko Bibiliya iratubwira Abagalatiya 10:3 biravuga ngo havumwe umuntu wese ubambwe ku giti. Imana yohereza Yesu Kristo, arabambwa yikorera imivumo yose. N'uyu munsi ntihakagira uzakubesha. Zambyumva amatopiki nkabona ngo mufite imivumo, mufite karande, mufite iki. Oya, ntabyo. Abari muri Kristo Yesu ni ibyaremwe bisha. Nta karande iba muri Kristo Yesu, nta muvumo uba muri Kristo Yesu. Ntabyo kwa sogokuru wawe na nyogokuru wawe bibaho niba waravutse ubwa kabiri. Uri kizazi gisha, watandukanijwe na layini ya karande yo kwa banyogokuru na basogokuru. Uburi layini ikomoka mu muryango wa Yuda kwa Yesu Kristo. Uri umwana w'Imana, ntaho uhuriye n'imivumo, kuko kukubitwa kwa Yesu imivumo yacu yarashize. Bibiliya tubwira ngo havumwe ubamwe umanitswe ku giti. Yesu yemeye kuba ikivume kugira ngo tuvumurwe. Yesu yemeye gutukwa, Yesu yemeye gupfa urupfu rubi kugira ngo tubeho. Imana ngo irangize itanga umwana wayo Yesu Kristo, noneho idukura muri ya layini yo kurimbuka, ya layini y'ibibazo, maze idushira mu mwana wayo. Ni ukuvuga ngo abari muri uwo nguwo Kristo. Kristo rero niwe gihugu cacu. Nyuma yo kumwizera rero yaduhindukiye ubuturo. Ni ukuvuga ngo muri we niho hari amahoro, muri we niho hari umudendezo, muri we niho hari ibyishimo, muri we niburimo gumamo. Aho honyine niho tubasha kubonera amahoro, ahandi hose ntayahari. Satani ntazageraho, Satani ntiyogukuramo, Satani ntiyokurasa n'umwambi ngo ukugereho. Icyo akoze mu bitekerezo byacu rimwe na rimwe ashaka kutwiba kugira ngo adukureho. Isirayeli kera barendaga intama kugira ngo intare ntizizirye. Noneho intare kubera ko yari mwerevu, yari nyabwenge, noneho kurya bazungurukije amakombe bacanye kugira ngo intare nizibona umuriro ntiyinjire mu ntama, kuko nabo babaga baraho. Intare yageraho ngaho ikivuga, yivuga gutya yarunduma, intama y'inyabwoba igasimbuka ija hwiri ikabira ariwe. Ariko iziba ziri hagati aho ngaho mu makombe muri ayo maziko babaga bacanye, ntabwo yabashaga kuhagera. Natwe rero muri ico gihugu cacu
niho honyine hari amahoro. Umwanzi Satani ntiyagezaho imyambi keretse iyo turaseye mu bitekerezo akadukuramo mu bitekerezo akatujana iyo ngiyo, ugasanga tugiye gupfa mu buryo bw'ibitekerezo. So igihugu cyacu rero ni Kristo, kandi nicyo gihugu cyonyine cy'amahoro. Muri we rero dufite amahoro, dufite umudendezo, dufite umunezero, dufite ibyishimo. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibafashe.